Ndagusuhuje ikaze cyane hano kuri online class 1 Kinyarwanda channel. Muri aka kanya ngiye kukwereka imwe muri website ushobora kuba koraho aba supporters bagiye batandukanye, abantu nyine bashobora kuba bagufasha mu bintu bigiye bitandukanye. Urugero ushobora kuba ukora content kuri YouTube, cyangwa se ukaba ukora content kuri Facebook, cyangwa se ukaba ukora content ahantu hagiye hatandukanye nko kuri WhatsApp n'ibiki, but umuntu akaza kubibona ari kure, ari nk'i Burayi cyangwa se ari muri Amerika, ugasanga abuze ukuntu yagusapotinga bitewe n'uko nyine nta banki yawe ari kubona, nta link aba ari kubona ku buryo yanyuzamo ubufasha bwawe. But iyi nzira ngiye kukwereka ni inzira imwe ishobora kuba yagufasha ku buryo bworoshye. Umuntu araza akabona link gusa nta nimero de konti yawe abona, ntaki abona, ubundi yakanda kuri ya link bagahita bamuhereza ahantu ashobora kuba yashyira amafaranga, ubundi support ikaza kuri nimero de konti yawe automatically. Okay, reka twifashishe urugero tuze hano, reka dufate urugero kuri iyi channel. Iyi ngiyi yitwa Mariox Kids, ni ba bana nyine babyina bitwa Mariox. Murabona ko iyi link ya Buy Me Coffee bayipostinze hano muri description yabo. Katuyikandeho turebe, ndetse n'abagiye kubagurira akantu mbereke ukuntu ushobora kuba wapostinga link yawe ahantu, ubundi abantu bakagurira coffee batakuzi cyangwa se wowe utabazi, bitewe na content ukora. Umuntu akabona iramushimishije, akabona uburyo yagusapotingamo, nta nimero nta kiniki, ari uwo ahantu hagiye hatandukanye, arangiza akaba batereka ngurire uyu muntu coffee bitewe n'uko ari gukora ibintu nyine biri kunyura. Murabona rero aba ni aba supporters bagera muri 47 bafashije bariya bana. Ukomeje ukamanuka hano urabona ko ari abantu benshi kandi buri wese yagiye agira icyo asiga. Okay, ngiye kukwereka rero uko wakora iyi page posting ahantu. Wamara kuyapostinga umuntu akaba yaza akaba yakugurira nka coffee $25, $50 cyangwa se $100. Buriya iyo ukanze hano uhashyira izina rya social yawe, say something, then ugakanda hano handitse ngo support, cyangwa se ukaza ugakanda hano handitse 25, ubundi ukagira ikintu cyuvuga, ugakanda hano handitse support $25. Katubikore murebe. Murabona ko hano email yanjye gusa ndashyiramo, namara kwishyiramo bagahita bambwira ngo pay. Bimaze kuvuga ngo pay, iyo ukanze handitse pay uragenda bagahita bakwereka ahantu urashyira nimero za zindi za Mastercard, nyine za zindi zo kudukarita tugiye dutandukanye twa banki. Ubundi yaba amadolari angahe, 25, yaba amadolari 2 cyangwa se angahe, wa muntu nyine ushaka gusapotinga amadolari akayabona. Okay, reba video kugera irangiye, irarangira. Wamaze kumenya uko wakora ira Buy Me Coffee page, ubundi no muri description nasizemo link yayo, urayikandaho, ubundi umanuka hano hasi handitse ngo create your own page cyangwa se create Buy Me Coffee page, ubundi nawe ibonere link uzajya postinga ahantu abantu nyine bakunze ibyo ukora, bakaba bagusapotinga bakoresheje iriya page. Okay, reka tuze dufungure Google Chrome. Murabona ko nayifunguye iyi new tab, then inze nandikemo Buy Me a Coffee. Kuriya muri kubibona, inze nkande kuri aka kantu, then nimara kugakandaho uzukande hano handitse ngo Buy Me a Coffee, iriya link ya mbere nyine utikandaho, ubundi twahise tugera kuri website yabo. Niko imeze rero, murabona ukuntu ikora, murabona ko yihuta. Then uze uhita ukanda hano handitse ngo start my page, uhita ukanda hariya. Numara kuhakanda rimwe uhita uza ahanditse ngo Buy Me a Coffee. Hano uraza washyire your username, niba witwa wenda nje nitwa Modeste MK01, then urabona ko iri verified. Iyo bayikoresheje ntabwo byemera, itaza akantu k'umutuku. Ubundi uze ukanda hano handitse sign up. Numara ukanda hano handitse sign up, uze ukanda hano handitse ngo continue with Google. Ushobora ukanda hariya bitewe na email irimo, cyangwa se ukaza hano ugashyiramo ya email, kongera ugahita ushyiramo password. Okay, reka tuze hano rero continue with Google, tuhakore rimwe, ubundi dutegereze gake. Murabona Modeste MK01 class 1, then dukandira email kayo dushaka gukoresha,
ubundi duhite tuza hano handitse ngo continue. Usabwa nyine gutegereza gake bitewe na internet ufite. Murabona ko nahageze muri website neza neza. Complete our page, hano uraza wandikeho your name, about, nyine byari byo gukurura abantu ku buryo bashobora kuba bagira nyine emosiyo zo kuba bavuga ngo reka bakugurira akantu bitewe na content urimo gukora. Then hano uraza write about your passion and what drives you. Explain how contribution can make a difference in your work and create a connection with your supporters. Uraza nyine hano usobanure uvuge mbese ni iki gishaka ko ni igikwi cyakumotiva abantu kugira babe bakugurira akantu. Nubwo ukora za content zigiye zitandukanye, nubwo ukora ibiki n'ibiki, batari ikintu kiba cyakurura abantu kikabazana hano bakaba bakugurira akantu. Iyo rero niyo about, baraza bakayisoma hano. Then hano ugashyiraho website or social link. Niba ufite channel uragenda ukopiye ID, cyangwa se niba ufite Facebook ugenda ukopiye link yayo, ubundi uze ukande next. But reka ngende ndebe wenda link ya website cyangwa se channel yanjye. Nza hano kuri YouTube mfate ya link yanjye, reka YouTube manzi ifunguke. Inze hano, then view your channel. Hano ushobora kuza ukaza hano more, then channel, share channel, ukaza hano ugakopiya channel ID. Hariya namaze kuyikopiya, nsigare hano muri buy me a coffee, inze pasting ya ID hano, ngore paste. Nimara gukora paste, about nayo nayanditse hariya, my full names wenda nandikemo Modeste MK. Ubundi aho ushobora kuhakanda uka-uploading ifoto. Wenda reka makande murebe ukuntu ushobora kuba uploading ifoto. Hariya ni downloads photo, then mpitemo ifoto hariya. Ifoto yahageze, ubundi nkande next. Ntegereze gakeya nyine bitewe na internet ndi gukoresha. Nimara choose your country, ukaza ugahitamo hano ushobora kuba wasacinga ukandikamo Rwanda, ubundi ugakanda hariya. Wamara gukanda hariya, hano enter my bank info. Hano iyo hakanze uba ugiye kwemeza nyine amakuru ajyanye na banki, kubera ko ushobora kugurirwa akantu n'umunyamerika, umunyakoreya, cyangwa se undi muntu wo muri Afurika, ahantu hagiye hatandukanye. Ubwo hariya iyo hakanze ushyiramo nimero de konti. Nta kindi kintu ushyiramo byo kuvuga ngo wenda bazakuye amafaranga yawe, ni numero de konti gusa. Then ugakanda hariya. Wamara kuhakanda wenda ukoresha BK cyangwa Equity, ugahita utegereza gake, ubundi add information to start accepting money. Hari guhita uhakanda bagahita bakuzana kuri banki, cyangwa se hahandi ho kurikodinga amakuru ajyanye na banki yawe, banki ukoresha. Then hano your email address urazihitemo hano, nyandike hariya. Numara gukanda email address yawe usubmitinge. Then numara gusubmitinga, nimero de telefone uze uyishyire hano. Murabona ko kode yo mu Rwanda yaje, wenda 350. Ubundi uze ukanda hano handitse ngo submit. Numara gusubmitinga 782 ni Tigo, then ukande submit.
numara gusubmitinga utegereze gake, ubundi enter your verification code. Verification code iraboneka gute? Uraza hano muri email, then uza ufungure hariya, uhita uza ukande hano aha, numara kuhakanda then iyi link nuyikirikaho, ubwo uraba ugiye gukonfirma ya email. Numara kuverifya ya email, urahita uza usubire hano kuri buy me a coffee, ibintu usange byafungutse. Ndakeka rero uruzuzamo bank details, nimero de compte n'andi makuru baragusaba, ubundi nurangiza ukanda hano handitse finish, cyangwa se ko warangije gusetinga wa buy me a coffee account. Ndakeka umuntu uri kureba iyi video wese ashoboye nyine kuba yasoma akamenya ngo ese biri kutuganisha aha. Niba nimero de telefone wayishyiraho, then ugakomeza ukagenda. Impamvu ntari gukora ibi bintu byose kugira birangire ni uko mfite indi account ya buy me a coffee, ariyo nanapostinze aho hasi kugira ngo abe ariyo uheraho urimo gukeretinga account yawe. Okay, urakomeza rero ushyiramo nimero de compte, then ukomeza amakuru bari kugusaba yose yabahereze, then kugera igihe baraguhera link uzagenda upostinga ku mavideo wakoze kuri Facebook, YouTube, WhatsApp n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, kugira ngo umuntu nyine ushima ibyo ukora akabona ari ngombwa kuba yagusapotinga akugurire coffee, but nta nubwo asabwa kuba ari umunyarwanda cyangwa se undi muntu muziranye, ahubwo ni umuntu uwo ari we wese ashobora kuba yagusapotinga. Okay, ndagushimiye rero. Niba ugiye gukora buy me a coffee page, ahantu uragera ukabona biranze, ushobora kumbaza muri comment aho hasi, cyangwa se ukaba wanyandikira kuri WhatsApp, nimero irahari kandi ndi tayari kuba nagufasha gukeretinga buy me a coffee page. Ndabashimiye rero. Ni Modeste, this is online class 1 channel kabisa. Niba wakoze subscribe ukaba urayikinga video zanjye, uri umuntu w'agaciro cyane. Okay, thank you very much.